yapfiriye kera njye narabaho. Kubaho niwe. Uwo ninde? Ni umuganga utibeshya ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose. Ubwo yatuganaga nta bumuga yadusigiye, yasize atubohoye ingoyi zose. Kubaho niwe. Nangiriye umukiza nanyuze, yambabariye ibyaha nagira. Ikaze abantu mwese muduteze amatwi kuri radio ubuntu butangaje. Nkuko mumeje kumenyera akaba ari umwanya w'ikiganiro Kubaho niwe, aho turimo turiga igitabo cyo kuva. Uyu munsi rero nkuko nyene mumeje kumenyera muri ibi bice bya mbere mukaba muri kumwe muri studio na Ishimwe David ndetse na Alex. Alex wiriwe neza? David niriwe, nijwe nari mfite ubwo wari yuko risa nk'iryagiye ndumva ryagarutse. Ubuntu bw'Imana uracyabukomeyemo rwose. Nabwo bugukomeyeho nuko ibintu bimeze. Wese umeze ute? Nanjye meze neza. Ndabibona. Hano kubanga bw'ibyuma turimo turafashwa n'umugabo Kasiyane, reka nawe tumushimire. Nkuko rero nyine twari tumeje kubivuga, turimo kwiga igitabo cyo kuva, aho ntekereza ko twe hamwe n'abadukurikiye bose Imana igenda iduhishurira ibintu byinshi bitandukanye birushaho kutuzanira umunezero. Alex, wangira ngo watangira ubwira abantu ibintu twari twize nimugoroba. Ejo twari hano turimo kwiga umumaro w'abagore, tubona yuko mbese n'ubugingo bunejeje. Yego, bunejeje abagabo. Ku buryo ubwo bugingo nta kintu Imana ibwifashishaho. Yego, kugira ngo ikore umurimo wayo. Yego, mbese mu magambo iki Imana yakora ubwo bugingo nuko busenya. Nta nyunganizi Imana ikeneye mu bugingo bwa Adamu wa kera. Yego, ndetse tubona abagore uburyo bagiye, hari abagore bagiye babariganya mu buryo busanzwe. Yego, hari ndetse n'abagore bagiye bakiranukira nk'abari ba Esteri. Yego, ariko hari undi mugore David tutavuze wo mu byahishuwe, uriya mugore wa Maraya, igice cya 17. igice cya 17. Yego, ubundi uriya mugore wa Maraya mu bintu byose nawe bigaragara ko yari yambaye imyenda myiza ariko nta kiriso yari afite. Mu gihe uriya mugore ushanya itorero ubona yari yambaye inyenyeri. Yego, n'izuba. Yego, ndetse n'ukwezi. Yego, mu yandi magambo ni ibya kiriso byose. Ikigeretse kuri ibyo rero mu nda ye harimo umwana w'umuhungu. Wakoze. Umwana w'umuhungu mu nda. Umwana w'umuhungu. Kiriya kintu ni igitangaza cyane. Mbese ubona ko uriya mugore muri make mbese yari yifurebye iby'Imana byose. Iby'Imana. Inyenyeri, ubutumwa bugaragaza buriya butumwa bw'ivanjiri. Yego, ndetse ukwezi byagereranywa nk'isezerano rya kera. Yego, ndetse n'izuba n'abahanuzi. Yego, ibyo byose bigaragaza ko ari iby'Imana. Naho undi mugore we yari yambaye imyenda y'igiciro cy'isi yakanishijwe ku isi. Wakoze. kandi afite igikombe ngo cyuzuyemo ubusambanyi. Icyo nakubwira rero. Yego, uko abantu bagerageza kurimbisha iby'abagore bate bavanyemo Kristo. Yego, ntabwo ibyo byagira agaciro. Icyo twari turebye nimugoroba nuko umugabo mu isezerano rya kera yagiye agereranywa n'ubugingo bw'Imana mu isi. Ngira ngo ibyo bintu twabirebye, twatanze n'amasomo, ibyo bintu abantu babyumvisha. Twabonye ko nanone umugore noneho yagiye akoreshwa nk'igishushanyo cy'umunezero w'umuntu, cyangwa se ibinezeza umubiri w'umuntu, cyangwa se ibinezeza kamere y'umuntu. Niko umugore yagiye akoreshwa. Twabonye abagore 6 ukuntu bafatanyirije hamwe. Icyambere twabonye ko Farawo yashatse kunyura mu bagore, cyangwa se Shitani yashatse kunyuza mu munezero w'umuntu kugira ngo ubugingo bw'Imana burimbuke ku isi, hasigare ubugingo bw'umunezero w'abantu. Mbese bufite inkomoko mu muntu, ubugingo bufite inkomoko mu muntu aba ari bwo busigara ku isi. Abinyuza mu bagore 2, abinyuza ubundi mu ngeso nziza no mu gukiranirwa. Aho hombi Shitani. Ariko Imana kubw'ubuntu bwayo cyangwa se imbaraga zayo ntiyatumye ubugingo bwayo burimbuka ku isi, cyangwa ahubwo bukomeza kubaho. Icyo bikora, twabonye ko Mose yarezwe n'abagore 6, cyangwa se umunezero w'umuntu aza kuva muri ayo mashuri yabo ari umuntu ufite imbaraga mu magambo ndetse no mu bikorwa. Anatekereza ko ibyo bintu ashobora kubikoresha kugira ngo akore umurimo w'Imana, ndetse abishyira no mu bikorwa bitangira. Yego, bitubona Mose atangira kwica umunyegiputa, ariko ntibyamukundira kugira ngo asoze umugambi wo Imana. Ntabwo yakwemera yuko ubuhanganye n'ubwenge bw'igihe mu bagore, cyangwa se ibyo twahawe n'umunezero w'abantu n'irari ryacu, ibyo twahawe n'irari ry'umuntu bishobora kugira uruhare mu ngoma y'Imana. Ashwi. Ahubwo Imana yafashe imyaka 40 iri mu kumuvana mu ibyo ngibyo. Mbese mu yandi magambo
hari abantu bazi yuko Imana iri ku murimo wo kutwongera imbaraga cyangwa wo kuduhindura. hari n'abantu bajya basaba Imana ngo nitwongere imbaraga, ariko reka mbabwire muri uyu mwanya ikintu Imana ikora ahubwo iduca imbaraga zacu ndetse ikongera ikanadusenya. Mbese Imana ku murimo wo gusenya ibyo twigishijwe n'abagore ndetse n'ubwenge twavanye muri Egiputa. Yego, kuko ibyo ngibyo ntabwo bikeneye, nta n'inyunganizi ibitegerejemo yo ku mu ngoma yayo. Icyo Imana ishaka n'ubugingo uhagarariwe n'umugabo. Yego Alexis, noneho reka turangire abatwumva noneho ikintu tugiye kwiga muri uno mugoroba. Tugiye kwiga ngira ngo imirongo tutavuzeho tugiye kujya mu kuvana. None turi mu gice cya kabiri, turahera ku murongo wa 23 dukomeze tuze kugera nko mu gice cya gatatu ku murongo wa 12. Alex rero mbere yuko dutangira kwiga ubundi dukunze gutangira dukora umuhango wo kwiragiza Imana. Ndumva icyo gikorwa twagikora. Dika dushima Imana. Yego. N'ubundi Imana yacu turacyagushimira yuko ubugingo bwacu ari ubufite mu biganza byawe. Yego. Tugushimira yuko warinze ibyanditswe nubwo twagiye tubikandagira ndetse tukabica hejuru, ariko umwuka w'Imana ntabwo yadutereranye. Ni muri ubwo buryo yiteguye kudusobanurira ari twebwe ndetse n'abatumva mu izina rya Yesu. Amen. Alexis, noneho ubundi reka dusome. Siko bimeze? Ariko rwose nubwo tugiye gusoma ntabwo twakwibuza no kubwira abantu ko nubundi twabashuje ba bantu bose tujya dusuhuza. Twagiye gusuhuza abantu bari mu Rwanda no mu nkengero zarwo. Ngira ngo noneho twatangira ugasoma hanyuma tukajya muri ibyo bice tugiye kwiga. Reka nongere nibutse abantu buri gihe tukunda kugaruka kuri ino jambo. Iki gitabo turimo kwiga cyo mu kuva ni igitabo kigizwe n'ibimenyetso. Niyo mpamvu byaba byiza abantu batitaye ku bimenyetso nk'uko tubivuga. Yego. Ahubwo bakareba ukuri kw'ibyo bishushanyo. Yego. Niyo mpamvu tugiye gusoma rero. Hashize imyaka itari mike umwami wa Misiri aratanga, ariko Abisirayeli bakomeza gukoreshwa agahato. Nuko bacura umuborogo batakambira Imana. Imana yumva gutaka kwabo, izirikana isezerano yagiranye na Aburahamu na Izaki na Yakobo. Ireba amagorwa y'Abisirayeli ibagirira impuhwe. Alexis, ahantu muri no mirongo harimo ikintu gikomeye cyane. Nagikunze cyane ubwo nagisomaga ndetse rwose sinashidikanya ko umwuka w'Imana yamishuremo ikintu gikomeye cyane. Urumva mu isomo usomye baratubwira ngo umwami wa Egiputa yaratanze. None umwami wa Egiputa ikibazo niba yaratanze ni gute yatanze Abisirayeli bakaguma mu buretwa? Ikintu David ni ikintu cyo gutekereza. Ko nanjye ndi mu gusoma. Yego. Hari uburyo nagitekerejeho. Yego. Nge nibwiraga yuko kubona Farawo apfuye. Itonde. Ntabwo Farawo yapfuye. Reka mbivuge gutyo nk'izina nk'umuntu. Yego. Individu. Kubona mbese umwami apfuye. Yego. Nibwiraga yuko ari amahirwe Abisirayeli bagize yo kuba bahita bava ku ngoyi y'uburetwa. Yego. Nyamara umurongo ukatubwira uti bakomeje uburetwa. Ubwo rero dukeneye kumenya ngo ese hapfuye iki, hasigaye iki? Yego. Abantu baduteze amatwi hari ikintu ngira ngo bari buhite bumva. Nureba mu gice cya kabiri urasanga igihe Imana yajyaga kuvuga umwami wa Egiputa cyangwa se umwanditsi ajya kuvuga umwami wa Egiputa yarakoreshaga izina rye akavuga ati Farawo. Ndabaha urugero. Igice cya kabiri umurongo wa 10, umwami arakura amushyira umukobwa wa Farawo. Baravuga ko ari umukobwa wa Farawo. Noneho dushobora wenda no kujya mu gice cya mbere aho tubona iby'uburyo himye undi mwami utarigeze kumenya Farawo. Noneho umurongo wa 11 nicyo cyatumye babaha abo kubatwaza ku buretwa ngo bakoreshe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu. Ntabwo bavuze ngo bubakira umwami, ahubwo baravuga bati bubakira Farawo imidugudu. Iki kintu ngira ngo abantu barimo barakibona, abantu turimo turigana barimo kuza kukibona. Rero Farawo nyine izina rye ryagiye rikoreshwa. Umurongo wa 22 nanone igice cya mbere, Farawo ategeka abantu be bose ati umuhungu uzajya avuka. Ikibazo ngira ngo ikibazo wacyumvisha ushobora guhita ukibwira abantu. Ikintu rero kirimo hano. Yego. Bigaragara yuko Farawo ryari izina ry'ubwami bwo muri Egiputa. Ariko David ugisomeye ibyo ngibyo hari ikintu ntekereje. Mbese kuba Abisirayeli bari batekaniye muri Egiputa, mbese Imana arabyishimiraga? Reka nkubwire yuko kugira ngo twumve ikintu kiri zina. Yego. Ni ukuvuga ngo
kuba farawo yakoresha neza abisirayeli ko bari muri Egiputa kimwe nuko yabashyira ku buretwa bwo kubabaza ubugingo bwabo. yego Ibyo ngibyo Imana nta kintu byitayeho. Mubwire yuko nura munezero bagiriye muri Egiputa ku Mana ntabwo byagomba gutuma isezerano ryo kubavana muri Egiputa rigira gutera ivanwa. Yego. Tugira ikibazo rero, hari uburyo farawo ajya ahinduka, hari uburyo Satani ajya ahinduka. Farawo ntabwo ahinduka. Icyo kintu Alex reka tucyumve neza, dore ibintu ukuntu biteye. Bageze ku murongo 23 w'igice cya 2 baravuga ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa. Kuki imbere bavugaga Farawo bagera hano bakavuga umwami? Urakoze cyane. Icyo kintu abantu bacyumve. Ni ukuvuga ngo ubu Farawo bwahoragaho. Farawo we ntabwo ikibazo ari Farawo wavuyeho, kuko ubundi iryo zina Farawo rihagarariye shitani muri rusange. Shitani rero ntabwo ajya avaho. Iki kintu abantu bacyumve, dore impamvu. Ukurikije uko ibihugu ingoma zabyo biteye, ingoma nyinshi abami babyo amazina y'ubwami yagendaga atandukana. Nk'ubu urugero, u Rwanda rwari rufite amazina y'ubwami agera kuri 5. Ariko mu gihugu cya Egiputa izina ry'ubwami ni rimwe, ni Farawo. Ni Farawo. Kandi urasanga Farawo bataregeraga bashyiraho irindi zina rimukurikira nk'uko mu bihugu byacu byabaga. Ikigaragara rero hano, yego, ni icyerekana yuko nimba Farawo atarahindukaga, yego, none ubwo dukeneye kumenya uwahindukaga uwo ari we. Hari igihe rero tubona imiyoborere isa nkaho yahindutse, yego, tukibwira ngo hari wenda Farawo yavuye. Imiyoborere uvuga yisobanura yariyo imiyoborere rero ndi mu kuvuga y'iby'umwuka. Ntabwo turimo turavuga politike, ngira ngo icyo kintu abantu barimo baracyumva. Dore rero ibintu ukuntu byari biteye, ni uko Farawo nk'igishushanyo cya shitani watigeze avaho. Ahubwo baravuga ko umwami we yatanze, mu yandi magambo yagendagenda agahinduka, ishusho ye yarahindukaga. Kuba ari Farawo bikagumaho, ariko nka individu, nk'umuntu ku giti cye we akavaho akajya hundi. Reka kugira ngo ibintu tubyumvikane neza, tubyumve gutya. Yego. Ntabwo Farawo ari izina ry'umuntu ryabaga yiswe yavutse. Yego. Ahubwo iyo yajyaga ku ngoma yararisangaga. Ni ukuvuga ngo umwami yashoboraga gutanga, ariko izina rya Farawo ryo ryagumagaho by'iteka ryose. Umuntu wakavaho ariko izina rikagumaho. Dore rero ibyo bintu ukuntu byatugendekeye. Ku buryo aba ba Farawo turimo kwiga ntabwo ari babazina. Umwara avaho akajya hundi, ariko akajya harinde, akajya ari Farawo. Dore rero ibintu ukuntu byatugendekeye. Ubundi iyo abantu bari mu bubata, igihe twari mu bubata cyangwa se igihe abantu bari mu bubata bw'iby'iyobokamana cyangwa se bw'iby'ingeso mbi, ibi bintu ngira ngo abantu twagiye tubihuza, kandi dore impamvu yabyo ngira ngo irimo iragaragara. Iyo turi muri ubwo bubata, shitani agenda yihindahinduranya, umwami agatanga akajya hundi. Shitani akagenda yihindahinduranya ariko akiri shitani, ku buryo tugiye kumuvumbura ahita yihindahinduranya ntitubimenye. Ndaguha urugero Regisi. Hari ukuntu twagiye tuba mu bubata bw'ibintu twita iby'Imana cyangwa se ibyobokamana. Ibyo bintu tukabibamo tuzi ko ari iby'Imana, ugakubita umwaka 1, 2, 3, 5. Noneho ukagera igihe ujya kuvuga utarika ibi bintu ko nzi ko Imana ishoboye byose, ibintu bidashoboka ubundi ni iby'Imana. Urumva ko utangiye kubivumburanya, umwami agahita apfa, agahita azana rero noneho undi ukwereka uburyo bwo kubishobora. Akihinduriza, mu yandi magambo agakomeza kuba shitani ariko akihinduriza. Mu yandi magambo agakomeza kuba Farawo, ariko umwami akagira gute? Akaba ari wa wundi. Umwami agatanga. Icyo kintu ngira ngo urimo uracyumva. Icyo kintu impamvu nacyumvise bisobanurije. Yego. Hari isomo dufite muri Bibiliya ngo azigira marayika w'umucyo. Ngibyo ibintu ukuntu bimeze. Kuba umucyo uvuzwe. Ubu hari ukuntu ajya ari nk'umwijima. Ariko yabonye ko mwamuvumba yagiye kuba umwijima, yigira marayika w'iki? W'umucyo. Ariko ni ukwigira, ntabwo ari we ukuri. Azihindura marayika w'umucyo. Yego. Icyo kintu ngira ngo abantu bakwiye kucyumva. Rero dore ibyo bintu ahantu byatugejeje, byatumye tubaho turi mu bubata. Noneho twajya kuvumbura ko ari ububata ngo tuvuge tutarika ibintu bundi. Ibi bintu rwose ko bigaragara ko ari ibintu bitagize ahantu byageze umuntu wabivamo, agahita yihinduranya. Noneho yakwihinduranya tugashyiramo akabaraga. Rero kugira ngo ibyo bintu byumve neza, dukoresha itekerezo cyo muri Bibiliya. Yego. Ngira ngo ni muri Mariko gice cya 9. Yego. Aho Yesu yagiye gukiza umuntu utewe n'abadayimoni. Yego. Aho hantu arimo kujyayo, abadayimoni ingabo nyinshi zari ziri muri uwo muntu. Uwo muntu wari waramushyize mu gihugu yari atuye mu mva, mbese mwirimbi. Yego. Ku buryo akibona Kristo si bo wamubonye, ahubwo abadayimoni bo bahise bamubona hakiri kare. Yego. Ndetse bahita bamupfukamira, bati duhuriye he mwana w'Imana? Mwana w'Imana. Yego.
ku buryo ababibonye babigize ngo bati none wa murude nawe aramya Kristo. Ariko se byari byo David? ntabwo byari byo. Ntabwo byari kujijisha. Ariko Kristo ko atagishwa nayo mayeri ya Satani. yahise abivumbura ahita mu cyaha. Daimoni igira gute? Daimoni muvemo. ubundi iyo Kristo aza kujijishwa ari kuvuga atari kuriya no mu bacu akicira akigendera. Ngiyi ngo n'abantu bagize. Yego. Hari uburyo bajya bajijishwa bakegira ngo bavuye mu bata. Hari uburyo Satani agenda duhindagura uko bwije uko bukeye. Mbese uyu munsi wabavuye mu mwijima wageze mu mweru. Yego. Ukumva bimeze neza. Ngibyo. Ariko nabwo buryo cyane mu cyanya cyande. Niyo mpamvu rero nyine umwami yatanze ariko Farawo we ntaveho. Mu yandi magambo shitani yihinduranya isura ariko gakomeza kuba shitani, kandi iyo bigenze gutyo bituma ububata bwiyongera ndetse n'ikimenyimenyi. Yego. Ububata bwagumyeho nguko ibintu bigenda. Ubundi iyo umwami atanze ntabwo bivuze ko ububata buvuyeho. Ngira ngo abantu barimo barumva aho twerekeje. Iyo shitani yihindurije niba bivuze ko ububata buvuyeho. Abantu bakomeza kuba mu bubata ariko kubera ko umwami yihindurije bakavuga bati hari wenda nagahenge wenda ububata tubuvuyemo. David tugeze ku murongo wa 24. Yego rero. Nuko baca umurongo batakambira Imana. Yego. Imana yiyumva ugutaka kwabo. Yego. Izirikana isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaki na Yakobo. Ireba amagorwa y'Abisirayeli ibagirira impuhwe. Alexi, ibi bintu urabivuga iki? Ese Imana yaba yaratabaye kubera ko abantu batabaje? Impamvu ya mbere itari byo. Yego. Siko bimeze? Tukukeneye kumenya gutaka kwa Abisirayeli. Burya rero umugana abanyarwanda bajya bavuga ngo hatakanye ubukozwemo. Yego. Gutakanye ubukozwemo rero burya ntabwo umuntu aba ari mu gutaka neza. Burya we hari ukuntu aba afite ikindi kimishingikirijeho. Ahantu yisigarije. Ahandi hantu yisigarije. Yego. Kuko burya nyine ataka ko bakozemo. Ariko hari ibintu babasize. Noneho bakavuga ngo nyirubukuyemo ubundi abayigaramiye w'abayumiwe. Aba rero baratatse kubera ko bwari bukozwemo. Ntabwo ari ugutaka nk'uko abantu barimo kumva. Yego. Barumiwe. Reka hari nsome muri Bibiliya mfite ukuntu avuga. Umurongo 24. Imana yumva umuneho wabo yibuka isezerano ryayo yasezeranije. Umurongo 23. Hashize imyaka myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoreshaga. Barataka gutaka batakishwa n'uburetwa kuzamuka kugera ku Mana. Ahari ibi bintu dushobora kubisobanura mu buryo ntekereza ko bwumvikana kandi rwose mu magambo makeya. Dore ibintu ukuntu biteye. Iyo bavuga ko Abisirayeli batatse ntabwo dukwiriye kumva yuko Imana yaje kubatabara kubera ko bayitakiye. Ahubwo ukurikije Bibiliya ihishurwa Bibiliya itanga nuko uhereye mu isezerano rya kera no muri shya mbere yuko Imana igira ikintu ikora kubera ko yabagize ko abantu bifitemo uburyo bwabo bwo gukora. Yego. Kandi ibyo bintu ntabwo byadutse ubu ngubu. No kugira ngo Imana ize kureba Adamu. Yego. Yabanje kumurekera umwanya wo kuba yakwihimbira imyambaro y'ibicuciro. Yego. Ariko Adamu akabona ntabwo bishoboka. Uwo murage rero twavanye kuri ba sokuruza wa kera Adamu. Yego. Turawukomezanya kandi Imana yiribanze ikatureka kugira ngo turebe yuko mbese umurimo wacu wakwemerwa imbere y'Imana. Cyakora Imana ishimwe ntabwo ujya wemera. Rero niko Imana yagiye ibigenza kubera ko yabagize ko umurimo wayo ni ukora. Abantu batarasobanukirwa ko ntacyo bashoboye. Ko bazahakana umurimo wayo bakishingikiriza ku wabo. Cyangwa bakanagira ngo hari uburyo bafatanyije. Yego. Kubera yuko Imana ibanza kutureka kugira ngo imbaraga zacu zikurwemo, zishiremo. Niyo zitakurwamo ikabanza ikatugaragariza ko ibintu dukora ari ubusa. Kabone nubwo twakomeza kubyishingikirizaho ariko ikaba yaduhaye umugabo ko ibyo dukora ari ubusa. None si ibibazo. None David. Yego. Kumva rege Imana itwumvira. Yego. Imana itwumva igihe twamaze guceceka. Yego. Mbese gutaka kuvugwa na Bibiliya ni uguceceka ugahebera urwaje ugasigara nta kantu na kamwe wishingikirijeho. Ubundi niko Abisirayeli bari babayeho muri uyu mwanya. Ushobora kubivuga abantu bakumva ibintu uvuze ntabwo bihuye. Ariko kugira ngo babyumve reka nguhe urugero. Ko bari bamaze imyaka isaga 400 bari mu buretwa. Kuki batatse hashize imyaka 400? Mbese mbere yuko bataka ubundi ubwo babigenzaga gute? Ahubwo se ndagira ngo nkubaze. Ubu ngubu ndakubaza David. Yego. Dufate nk'urugero. Ubu ngubu uvuye hano mu gihugu cy'iwacu. Yego. Ukajya mu kindi gihugu. Yego. Mbese ni ryari wazajya ukunda kwibuka cyane ibyinaha? Ni ryari wazajya ukunda kwibuka cyane ibyinaha? Ni igihe waba ukihavuye. Kuko hari igihe wagera mu kindi gihugu
ibyaho ugasa nkaho ariho utuye nyuma yo kwamara imyaka myinshi Yego. ukibona muri icyo gihugu ukaba n'uwaho ngaho Ukabona ni iwanyu. waturutse bitagukundira mbese mu yandi magambo uko imyaka yagendaga iba myinshi bari mu bubata niko barushagaho rwose kumva ari ubwo buzima nta bundi buzima babona Yego. kugeza ubwo gutaka k'ukuri bacecetse ko natangira ko ububata bugitangira hari uburyo bwabaryaga dore rero ikintu wari urimo uravuga ngira ngo abantu batege amatwi neza kugira ngo bacyumve ububata bugitangira ntabwo batatse impamvu batatatse ni uko bumvaga babushoboye oya buriya mu buryo bwo gutaka kw'abantu Yego. hari uburyo batakaga bakumva bakeneye kubuvanwamo ariko nyuma ahubwo bumvise ari bwo buzima nta bundi buzima wabavanamo nta n'undi muntu wabakiza byashoboka kugira ngo avane kuri ubwo bubata mu yandi magambo rero reka tubivuge muri ubu uretse buryo n'umwereka ko David Yego. hari ikintu tugomba kubanza kumenya ahangaha ni ukuvuga mu yandi magambo Imana yumva gutaka kwabo ntabwo Imana yigeze yumva gutaka kwabo kuko Imana ntabwo yibuka ngo yibuka n'isezerano Imana yacu ntabwo yibuka ntiyibagirwa Yego. ni wowe ukunda kwibagirwa nanjye nakwibagirwa ariko Imana yacu ntabwo yibuka Yego. kuko itibagirwa Yego. ahubwo ni uburyo bw'imyandikire y'Bibiliya kugira ngo twumve ukuntu tubayeho reka kugira ngo tubyumve neza tujye muri Yeremiya 33 mbe Yego. Yeremiya 33 wumve uko Imana ivuga David muri Bibiliya ngira ngo niho bisobanutse neza oya hose birasobanutse birasobanutse hose ariko rero muri Bibiliya Yeremiya 33 umurongo guhera ku murongo wa mbere aho hantu nahise magera reka amasome ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti uku ni ko Uwiteka avuga ari we ugira icyo akora ari we ukirema akagikomeza Uwiteka niryo zina rye aravuga ati ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya waganiriye aho ngaho Yego. ikibazo watabaza gute ku bintu bwa mbere biruhije Yego. ikindi cya kabiri bikomeye ikindi cya gatatu utamenya ntushobora gutabaza utazi ibyo utabariza ibyo ari byo birakomeye birahujije ikibazo ntunabizi watabaza gute utazi ko ari ikibazo umva ikintu bagomba gutabariza Yego. iyo iri somo risomwe rero David kubera imyumvire dufite usanga umuntu agiye nk'ubu ngubu twageze mu cyumwe cyo gushima mu mayobokamana hose Yego. kuko nurabizi ni mu kwa 12 Yego. kandi numva nabisigiye niwe nta kirahinduka ni mu mpera z'umwaka ese ubushatse wajyana y'amaso turi mu mpera z'umwaka Yego. ku buryo tugeze mu gihe cyo gushima natabaje Uwiteka aranyumvira kubera iyi mpamvu kubera ikibazo cy'umurwayi kubera ikibazo cya bitanu kubera ikibazo cy'amashuri cy'ubugumba mbese ubu hari umunyeshuri mu gusenga kugira ngo azaboneke kuri lisi yo kugira ngo azarihirirwe Yego. ku buryo azatanga ishimwe nagera mbese yicaye ku ntebe y'ishuri Yego. ariko ntabwo ibyo ari byo birivuga ibyo bintu urabizi David reka nkubwire usibye yenda ibyo ni ibintu wenda birakomeye da ariko urabizi ariko ni ibintu umuntu yamenya uzi ko byakemurwa mbese ubundi ikibazo cya inscription ku ishuri uzi ko gikemurwa n'ibihumbi 30 niba ariyo mafaranga asabwa kugira ngo ibyo bintu bikorwe ariko ibyo bintu bindi bansoma amagambo abanza hejuru David wumve kunavuga umurongo oya uyu amagambo y'umukara amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura urumva icyo byerekeyeho naho ngaho ubundi byari byerekeye nta kindi abantu bagomba mbese ibyo bintu iby'agakiza kacu David ku myumvire yacu ni ibintu bipfuye ntabwo twabyumva ni ibintu bikomeye biruhije ni ibintu biruhije umuntu atamenya ni ibintu utamenya mu yandi magambo ni hishurwa ry'umwuka w'Imana urakoze cyane rero Alex reka dusubire muri kiriya gice wumve gutaka kw'Abisirayeli ubundi rero icyo wasobanuraga ikintu icyo ari cyo reka hari tubivuga muri aya magambo gutaka si ukwemera ni ukumirwa ntabwo gutaka kw'Abisirayeli ari uko bari bemeye ko ububata bubazengereje ngo batabaze ahubwo bari bumiwe nta kindi babona barenzaho icyo kintu abantu bacyumve gutaka si ikimenyetso cyo kwishingikiriza ni ikimenyetso cy'uko udashoboye kudashobora no kwishingikiriza si ubwo abantu ntabwo bakumva ari bimwe reka nguhe urugero umuntu ashobora kuza akampereza umufuka upima ibiro 200 nawe ukoraho nkumva sinkushoboye nkavuga nti ibi bintu ndabona bidashoboka ntabwo bivuze ko hari uwo nishingikirijeho ahubwo nuko mbonye ko ibyo bintu bidashoboka Abisirayeli bamaze imyaka 400 bagerageza kubonera uburuhukiro mu gukora uburetwa neza bigeze aho babona ko ibyo bintu bidashoboka barataka bamaje gutaka rero ngo Imana iribuka ndagira ngo ibi bintu noneho Alex uhite utuganisha mu kumva ikintu bisobanura iyo urebye mu Bagalati igice cya 4 umurongo wa 4 aho hantu hasome ariko zindasoma maze mu gihe gikwiriye gisohoye Yego Imana ihereza umwana wayo
ni igihe gikwiriye gisohoye. kuki Adamu yakoze icyaha Imana ikarindira imyaka 4,000 kugira ngo Kristo aze gukiza abantu? Ngira ngo iki kintu abantu bacyumve. Imana yashatse ko hamara imyaka yo kugira ngo Imana yerekane ko abantu bagerageza gushaka agakiza ariko bitashoboka. Niyo mpamvu Kristo yavuze ati nige nzira. Yego, kuko hari izindi nzira abantu bari baragerageje ariko basanga zitabashobokera, zidashoboka. Yego, haza kuboneka nige nzira n'ukuri n'ubugingo. Urumva ko rero Imana yarindiriye imyaka myinshi kugira ngo ku musozo w'igihe izazana agakiza kayo. Ni nako yarindiriye rero ku Bisirayeli imyaka myinshi kugira ngo ku musozo w'igihe izaze kubakiza. None hitanga urugero rw'uko yaje kubakiza ari uko yumvishe kuniha kwayo. Yabonye yuko bamajije kubona ko ibintu barimo bidashoboka, none hizana agakiza kayo. Ndaguha urundi rugero wenda. Iyo turebye mu itangiriro igice cya 15 tubona Imana iha Aburahamu isezerano ry'uko azabyara umwana. Mu gice cya 16 abyara umwana amubyaranya na Hagari. Mu gice cya 17 umurongo wa 15 iraza aramubwira iti nzaguha umwana. Ariko ikibazo ko yari izi ko akeneye umwana, kuki yamuhaye isezerano igasohoza isezerano hashize imyaka 25? Yagira ngo ishyira ahagaragara yuko mu muntu harimo ubwibone bwo gushaka kwikorera iby'Imana izamukorera. Amajije kubigaragaza Imana ntiyabishima. Iyi Imana itamajije idashimye ibintu byacu ituzanira agakiza kayo. Hari abantu rero bashaka kwihanisha Imana. Yego, ku buryo iyo babonye umurimo wabo bagezeho bashaka kugira ngo Imana ize yihane yemere umurimo wayo. Oya, subiramo icyo kintu. Hari abantu. Yego, ntabwo ari abantu nk'agatsiko runaka, ahubwo mu bantu, mu muntu harimo kamere. Yego, ishaka kwihanisha Imana. Wari ukivuze nabi, wari ubishyize ku gatsiko kamwe kandi ari iby'abantu bose. Ni uko mbese mu bene Adamu bose. Urumva ko ni uko tumeze. Noneho yego, ku buryo bumva yuko Imana yazi ikihana ikemera Ishimayeli twishakiye. Yego, ibyo bintu ariko reka mbabwire ko Imana itabyemeye. Na bugingo n'ubu Imana izadusenya kugeza ubwo habonetse nyine umwana w'isezerano, umurimo Imana yikoreye. Ariko uzibira bintu ukuntu byagenze. Aburahamu yabyaye umwana akoresheje imbaraga z'umubiri n'ubwenge bw'umugore witwa Sara. Ubwenge bw'umugore ariko urabwumva. Icyo kintu twareje tukirebye nimugoroba. Ubwenge bw'umugore witwa Sara ubundi nibwo bwatumye haboneka umwana. Aburahamu rero amaje kubyara uwo mwana, Imana iraza iti Aburahamu nzaguha umwana. Aburahamu nawe ati ntabwo uzi byabaye, umwana agize imyaka 15, atahubwo reka muzana umugisha. Imana iti ishwida, nta mwana mbona hana, ahubwo nzagira gute? Nzaguha umwana. Ibintu biturutse mu bwenge bwa Sara bigatuma haboneka uwo mwana. Uwo mwana Imana ntishobora kumwemera, nk'uko ibyaturutse muri ba bagore ntabwo ari iby'Imana yahereye ikoresha Mose, ahubwo yabanje kubisenya. Reka nibwirire abantu yuko yego, ibyo bajya bibatangaza bagezeho hari ubwo Imana yabibona nk'ibitariho. Yego, ikongera ikazana isezerano ariko hari ikintu nshaka kubakorera. Yego, n'icyo ngicyo ku buryo tugeze mu mirimo y'intoki zacu n'ibyo twikoreye mu bwenge bwacu. Yego, hari ukuntu rwose twumva ndetse twanashima tukanatera hejuru. Yego, tukavuga tuti ibyo twakoze Imana izabitwibukire. Usanga abantu bavuga bati ubukiriso bwageze kuri ibi n'ibi. Yego, abakiriso tumaze kungana dutya. Ubu u Rwanda rutuwe n'abakiriso barenga 95%. Yego, ariko burya hari ubwo Imana yabireba ikavuga iti nyabuna, ahubwo nukongera mu kwibuka isezerano ryawe. Hari umwana witwa Isaka. Hari umwana witwa Isaka. Kuko tunezezwa n'ibyo byavuye mu mirimo yacu, tunezezwa na Ishimayeli cyangwa se ibyavuye mu mirimo yacu. Noneho Imana yinejejwe n'ibyavuye mu murimo wayo. Ngibyo ibintu ukuntu ubundi biba biteye. David rero, yego, ngiye kurwanya ruhande numva ikintu gisobanutse. Ndumva twaba tukivuzeho mu buryo hari bukwiriye. Imana yatabaye Abisirayeli muri Egiputa ishingiye ku isezerano yarajyanye na Isake na Aburahamu. Yego, ntabwo ari ugutaka nk'uko abantu, kandi abantu banyuranye gutaka kwacu. Yego, ahubwo yego, no gutaka Imana itubwira ni uguceceka, tugaceceka imbere y'Uwiteka. Ngira ngo abantu barabona ko gutaka kw'Abisirayeli ni ikimenyetso cy'uko imyaka bari bamaze bihanganira uburetwa, bari bagaragaje ko mu buretwa nta buruhukiro buhari, kandi bagaragaza yuko nta bundi buryo bushoboka bwatuma bava mu buretwa, kuko uburyo bwashobokaga bwo bari bafite ni ukukora neza. Yego, bakisigariza umwanya w'ikiruhuko. Ariko baje gusanga ibyo ngibyo bitagira gute, bidashoboka. Abavandimwe, iyo basanze bidashoboka, yego, bemera kubuturizamo. Yego, bagabera urwaje, bakavuga bati nta kundi kuntu byagenda uburetwa nta buruhukiro,
kandi nta kindi twakora ngo ariko tubivemo. reka tubwire abantu yuko Imana yacyafite isezerano. Isezerano ry'Imana rero nicyo kintu Mbese, tugezeho. ubu Iyo tumarije kubona ko uburetwa budashoboka, isezerano ry'Imana, Alexis, noneho tuyobore mu gice cya 3 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 6. Imana ihamagara Musa. Yego. Musa yaragiraga umukumbi wa sebukwe Yetiro, Yego. ari we Ruweli, umutambyi wa Midiyani. Umunsi umwe yahura ku musozi w'Imana witwa Horebu. Yego. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera ari mu gihuru ameze nk'ikirimi cy'umuriro. Yego. Musa abonye igihuru cyaka ariko ntigikongoke. Yego. Aribaza ati ni kuki kiriya gihuru cyaka ntigikongoke? Reka nkegere ndebe kiriya gitangaza. Suwagarukiraho ngaho. Ushatse wagarukiraho. Alexis, noneho iki kintu ndasaba abaduteze amatwi yuko bakurikira cyane. Umurongo wa 2 uratubwira ngo uretse kujya mu murongo wa 2 David. Yego. Kuki Musa yaragiraga intama? David, iki ni ikintu tugomba kwitondera. Yego. Reba umuntu wayoboraga ingabo. Buriya Musa yari afite ibintu byinshi yari yarigiye muri Egiputa. Yego. Yashobora kuba umuyobozi w'ingabo. Hari umwanditsi umwe wavuze mbese ubuhanga yari yarigiyemo. Yego. Yashobora kuyobora ingabo, akaba ari umuntu wize ibintu bya droit. Yego. Ndetse akaba n'iby'ubutunzi abizi gucunga umutungo. Ibyo byose Musa yari abizi. Yego. Ariko ni muri ibyo bintu yigishijwe n'abagore ndetse akanabyigira no mu bwenge bwo kwa Farawo. Ese uko ko kuragira intama nabyo bikeneye kuba warize imbunda? Ashwe. Mu yandi magambo, umva ishuri Imana imujyanyemo kugira ngo ibanze imusororemo ibintu byose yagomba kwishingikirizaho. Yego. Umusirikare ukomeye wibwiraga yuko yacunga ubwoko bw'Isiraheli akoresheje imbaraga n'ubwenge. Yego. Nta bwenge busaba kugira ngo umuntu aragire intama. Ashwe. Nta mbaraga bisaba kugira ngo umuntu aragire intama. Nta nkoni. Ashwe. Intama mbese ubundi ni itungo ry'irinyamahoro. Mbese umva ishuri Imana imujyanyemo. Ubundi Imana yamujyanye mu ishuri ryo kubaho yitwa ko afite akazi ariko ntacyo akora. Ubundi kuragira intama ni nk'ibyo. Noneho rero umurongo wa 2 marayika w'Uwiteka amubonekera mu birimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa, arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Iki kintu rero ni ikintu gikomeye cyane. Alexis, Bibiliya yivuga amahwa. Nyarukira mu itangiriro urebe itangiriro igice cya 3 umurongo wa 18. 3:18 rero reka wumve ukuntu byagenze. Yego. Ubutaka buzamera amahwa n'ibitovu. Yego. Utungwe n'ibimera byo mu gasozi. Ubundi amahwa ni imimerere yazanywe no gukiranirwa. Ubundi amahwa, kwera kw'amahwa, uburyo ubutaka bweza amahwa. Ndagira ngo mwibuke ko ubutaka ubundi nta kindi bwashushanyaga uretse umubiri w'umuntu. Wibuke yuko Imana yaremye umubiri wa Adamu yukuye hehe? Mu gitaka. Iwukuye mu gitaka. Noneho rero Adamu amaze gukora icyaha, ubutaka bwera amahwa. Nguko uko umubiri w'umuntu wangiritse ugaturwamo na kamere y'icyaha nyuma yuko Adamu akora iki? Aha rero muri iki cya David. Yego. Turi mu bihano. Mbese ni amahwa ariko ari munsi y'igihano. Yego. Kuko iyo usomye ku murongo wa 14 Imana itanga ibihano. Yego. Noneho ugasanga ubona yuko ubundi inzoka yabwiwe kuzajya itungwa n'umukungugu. Yego. Reka mbabwire ko abantu bishingikirije ku by'umubiri ku gitaka. Yego. Ibyo ni ibiryo bya shitani. Inzoka ni ukuvuga ngo umubiri, ubutaka nk'igishushanyo cy'umubiri. Mwibuke ko Imana yaremye umubiri w'umuntu iwukuye mu gitaka. Ubundi ikintu cyahise kigeraho nuko umubiri wahise uhinduka ibyo kurya bya shitani, ku buryo tudakwiriye kwishingikiriza ku by'umubiri. Mbese mu yandi magambo, ubwiza bw'umubiri buraba nk'uburabyo iyo umuntu ashatse kubwishingikirizaho. Petero niko yavuze. Noneho rero yego, iki kintu numve igihe abantu habereho amahwa. Yego. Ni hano muri mwitangiriro icya 3:18 niho nyoko muntu yose yatangiye guhanda. Twabaye igihuru gifite amahwa. Yego. David none reka tunyarukire mu kuva 3 nyirandi twari turi. Yego. Tuhasanga none ikindi kintu cya kabiri. Noneho tuhasanga ko muri icyo gihuru cya kintu cyo mwitangiriro kimutse kikaza mu kuva. Yego. Harimo noneho harakamo umuriro. Umuriro ni iki Alexis? Umuriro no gukiranuka kw'Imana David. Umuriro no gukiranuka kw'Imana. Bibiliya ikavuga ngo nicyo gituma Uwiteka ari umuriro ukongora. Ni umuriro ukongora. Ngibyo ibintu ukuntu biteye. Bari witunze rero. Yego. Muri Edeni bwa mbere. Yego. Imana yari ifite ubuturo. Yego. Yego. Ariko atari nko gutura ahantu. Kuko hari abantu bavuga ubuturo bw'Imana bakajya mu urusengero, bakajya mu inzu runaka. Ntabwo ari inzu. Ahubwo Adamu ubwe yari ubuturo bw'Imana. Yego. Igihe kiragera arabubura. Ahubwo hazaho amahwa. Ariko David reba kuri Imana yacu, Imana nziza. Imana nziza cyane. Yishimira no gutura mu gihuru. Mu gihuru cy'amahwa di. Mu gihuru cy'amahwa.
ibyo bintu rero ni ibintu byiza cyane. Yego, abantu bakeneye kubona nk'uko Mose yabonye igihuru cyaka umuriro. rero dore ibintu ukuntu byari bimeze nuko icyambere nubwo igihuru cyari icy'amahwa Imana yishimiye kugituramo, Imana yarigituyemo. noneho ariko igihuru kikabaho kidashya, icyo gihuru cy'amahwa kikabaho kidashya, ariko n'uwo muriro ugakomeza ukaka. Nguko kubundi ubugingo bw'Imana bukomeza gutura muri uno mubiri wacu w'amahwa, uyu mubiri w'icyaha ugakomeza kubaho, ariko n'ubuntu bw'Imana bugakomeza kugurumaniramo. Ntabwo ubuntu bw'Imana bugera mu gihuru cy'amahwa, ntabwo umuriro ugera mu gihuru cy'amahwa ngo ugitwike kiveho ishwi, ahubwo umubiri igihuru cy'amahwa kigumaho, n'umubiri nawo n'umuriro nawo ukagira gute ukagumaho. Niko umubiri wacu w'icyaha ugumaho, ariko n'ubugingo bw'Imana bugakomeza guturamo. Iryo niyo bera rikomeye uvuze. Ariko ibyo bintu hari ukuntu Imana inyuze muri Pawulo yabisobanuye. Oya buretse ahubwo. Yego. Iyo icyo kintu kivuze rero Mose buretse kugeraho. Mbere yuko tuhagera banza unyarukire mu rwa kabiri rw'Abakorinto. Udusomere isomo ry'ibyo bintu twavugaga. Hanyuma tujya kuri icyo wari ugezeho. Ubwa kabiri rw'Abakorinto kangahe? Igice cya 4 umurongo wa 7. Ubwa kabiri rw'Abakorinto dufite ubwo butunzi mu nzabya zoroshye zibumba. Ariko reka tuhasome. Yego. Igice cya 4 umurongo wa 7. umurongo wa 7. Yego. Ariko reka tuhane dusome amagambo ari hejuru. Ubukungu bwa mwuka mu bibindi. Yego. Umurongo wa 7 urakavuga ngo icyakora ubukungu bwo kumenya ibyo tubutwaye tumeze nk'ibibindi bimeneka ubusa. Yego. Ni ukugira ngo ubasha buhebuje budukoreramo bwe kutwitirirwa, ahubwo bumenyekane ko ari ubw'Imana. Icyo kintu ngira ngo abantu barimo baracyumva. Umva hano ukuntu Pawulo yabivuze. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe z'Imana zidaturutse kuri twebwe. Ubwo butunzi tubutwaye mu nzabya zacu zibumba. Nta kintu kinyica. Yego. Cyangwa kinantangaza kubona umuntu ashaka kugira ngo arebe ibumba. Yego. Hari ukuntu abantu bashaka kugira ngo ibumba ribe izahabu. Ishwe. Sinzi icyo kintu muzeni buri mu kuki. Kintu ndumva ndimo ndagikurura. Hari ukuntu abantu bashaka kugira ngo iyo bashaka kugira ngo bari ubwo butunzi bashaka kwibumba ribanza rigahinduka izahabu. Ariko Imana yashimye ko ubwo butunzi buba mu nzabya zibumba, kugira ngo iyo ubutunzi rero buba mu nzabya zibumba bituma bigenda gute? Bituma imbaraga zibi zisumba byose. Mu yandi magambo, yego, kwemera ibyo bintu no kubyishimira ntabwo bishimiye kubivana mu ibumba, ahubwo bishimiye gukomeza kwishingiza ku mbaraga z'iki zisumba byose, ku mbaraga zisumba byose. Yego. Rero igihuru cyakomeje kuba kirimo kiraka mw'umuriro uturutse hagati muri cyo, ariko igihuru nticyashya. Rero ikintu twavugaga ni iki ngiki. Mbanze mbwira abantu. Yego. Igihuru. Yego. Igihuru ni iki? Mbese ubundi igihuru ni abacungu. Igihuru muri kiriya gihe bwari ubwoko bwa Bisirayeli mu butayu. Yego. Bwari bugiye kuvanwa mu bubata. Yego. Ariko reka mbabwire, ntabwo Imana kuba yarabanye n'Abisirayeli bari mu gihuru turaza kubona uburyo natwe yakomeje kubana natwe. Reka nkwereke David. Yego. Ni munyemereka nse nkuvuga ibintu bigera kuri 3. Yego. Nyuma y'igihuru nk'ubwoko bwacungwe bwari buri mu butayu, Imana yongeye kubaho nk'ibaye mu ihema. Yego. Ndetse abanditsi bamwe bavuga ko ririya hema ryari twikira ubuturo bwera ngo ryari koze mbese ryasa nk'uruhu rw'igikeri. Yego. Sinzi niba babyumva bari igikeri n'umari ikintu abantu bazi cyane. Uruhu rwacyo ngira ngo abantu bararuzi. N'amagaragamba. Urumva Imana ishimiye gutura. Yego. Hirya y'ibyo bisa nkaho byongeye gusa nk'ibizamuka, byongera kuba urusengero. Yego. Salomo yubaka urusengero. Yego. Siko yemeze? Ibyo ngibyo byose byari igishushanyo ariko bifite ikintu cyerekana. Urusengero ruvuyeho ni icyerekana kuntu Imana buri gihe yifuje kubana n'inyoko muntu. Yego. Ruvuyeho muri Yohana 1:14 niho haboneka Yesu Kristo. Yego. Noneho nk'urusengero rw'ukuri. Imana ikabonekera muri Kristo. Yego. Hirya y'ibyo iyo ugeze mu byahishuwe cyangwa Pawulo yandikira Abefeso. Yego. Ubona noneho itorero nk'umugore. Yego. Umugore wa Kristo. Wagera mu byahishuwe ukabona noneho umugeni. Yego. Ukabona ihema ry'Imana, Imana ituranye n'abantu bayo. Mu yandi magambo noneho aho ngaho rero David nta mahwa tuzaba dufite. Ntabwo tuzaba turi igihuru. Icyo gihe ntabwo tuzaba turi igihuru, ahubwo tuzaba turi kumwe n'Imana yacu. Tugaruke mu kuva nagira ngo abantu bumve uburyo Imana yagiye ibana natwe, yishimira kubana n'abantu mu bishushanyo. Ndetse na Pawulo hari ibintu yavuze mu rwanda rwako n'iki cya 16. Yego. Reka iryo somo ryo ndisome wumve kuntu Imana buri gihe yifuje gutura muri twebwe. Urwanda rw'Abakorinto iki cya 3:16. Ntimuzi ko muri insengero za Mwuka Wera uba muri mwe? Nuko ngira ngo nawe Mwuka Wera utuye muri twebwe. Noneho rero
ni cya kindi wavuga abantu bakibaza uburyo umwuka w'Imana ubundi iyo bavuze umwuka w'Imana hari ukuntu abantu bagira ngo ni ibintu by'imbaraga abantu bagenda bihagamo ni Imana ubwayo yego noneho abantu bakibaza uburyo Imana yatura mu muntu w'umunyabyaha Yego. bareba ibumba rya David bati uriya arigeranye yituwera yego bigatuma abantu bagira bate jya mu kuva noneho turebe reka turebe mu kuva rero ukuntu byagenze ngira ngo abantu bumvishe ahangaha uburyo Imana cyangwa se uburyo umuriro nko gukiranuka kw'Imana waturanye n'igihuru igihuru kikagumaho n'umuriro ukagumaho kandi hirya y'ibyo yego ibi ni igishushanyo noneho Mose kubera yuko yashakaga ukuri k'umuntu w'umushumba umenyera uburyo igihuru gishya so mbere Mose yabonye igihuru gishya yego we arazi yuko igihuru kigomba gushya yego umuriro mbese ukavanaho igihuru yego ndetse binatuma Mose aza kubireba umurongo rero wa 3 Mose aribwira ati reka ntambike ndebe ishyano riguye menye igituma igihuru kidakongoka ukurikije ibyo turimo turareba hano Mose yatekereje ko kubona igihuru kidakongoka kandi kirimo umuriro ari ishyano nguko uko natwe dutekereza yuko kuba ubugingo bw'Imana butaturana n'umuntu w'umunyabyaha cyangwa se ubugingo bw'Imana butaduturamo turi abanyabyaha tukumva ko kuba ubugingo bw'Imana buramutse budutuyemo turi abanyabyaha byaba ari nk'ishyano ndetse ku buryo abantu bo bumva bajya ku mwanya wo kugira ngo igihuru kibanze kiveho kugira ngo umuriro nuzi igihuru gishye ariko ibyo bintu suko bimeze ntabwo uko bimeze yego Mose yatambikishijwe no kureba ibyo bintu umva ukuntu byahise bigenda rero Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba Imana ibonye yuko umuntu ashishikajwe no kwibaza impamvu ubugingo bw'Imana bwatura mu muntu kandi umubiri w'umuntu ugakomeza kuba umubiri w'icyaha mbese ari abantu bundi bashaka kuvuga ati nta bantu bararegisi nguko uko duteye ahubwo urimo urabiki imfashanyigisho nziza rwose abantu barahita babyumvira kuri wowe kubera ko ubishyira ku bandi kandi twese bituriho ndashaka kubaza David nyine ku buryo rwose Imana igutuyemo ibyo bintu nshaka kubirunguruka yego kandi ibyo ntabwo bishoboka ibyo ntabwo bishoboka yego kubera iyi mpamvu bidashoboka igihuru cyaka kigumanaho n'iki kigumanaho n'umuriro ariko hari abantu bashaka kugira ngo hagumeho umuriro Alex uranzorananiye nta bantu ahubwo niko duteye muri rusange ngira ngo rwose nkuko nabimaje kubivuga uri imfashanyigisho nziza y'icyigisho turimo kwiga reka noneho dukomeze rero Mose atambikishwa no kureba ibyo bintu agitambikishwa no kureba ibyo bintu Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti Mose aritaba ati karame iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko uhagaze ari ahera ikintu Imana yahise ikora yaramubwiye iti wikwegera hano nyamuna dore ikintu Imana ibishaka kutwigisha iyo ubutumwa bwiza butubwiye yuko ngira ngo ikintu abantu bumve ko ari ubutumwa bwiza iyo ubutumwa bwiza butubwiye yuko Imana ikiranuka ishobora kuzigatura mu muntu w'umunyabyaha ikamubera ubugingo umuntu agakomeza kugumana umubiri w'icyaha ariko bitavuze ko Imana nayo idakomeza kuba muri we iri ubugingo kuri we umuntu yumva ibyo bintu bidashoboka akavuga ati ni ishyano ahubwo reka ndebe iby'iryo shyano Imana niko yahise ihamagara Mose iramubwira iti Mose hagarara aho ngaho wikwegera ahantu nyamuna niba ushaka gutambuka niba imyumvire yawe wumva ari ukumva ari ugushaka kuvuga uti iri ni ishyano ribayeho ubwo reka ndebe iby'uburyo ubugingo bw'Imana butura umuntu w'umunyabyaha Imana yakubwira iti rekeraho hagarara aho ngaho reka gukomeza gushaka kureba ibyo bintu kuko ibyo bintu nta kindi ubigenzuraho nuko bimeze nerega zitwa Emmanuel yego Imana ikumwe natwe Imana mu bantu yego ikibazo tujye tugira rero hari igihe natwe ubugingo bwacu karande yego ubundi nubwo yenda twumva Mose ubundi Mose hano ni igishushanyo yego ubundi Mose noneho ahagarara inyoko muntu Mose araduhagarariye twese idashobora kwemera ibyo yego mbese ni kwa kundi aho uvuga uti ndabona uri imfashanyigisho nziza ni uvuga ngo inatwe ubwacu hari uburyo tutajya twemera ibyo bintu yego uburyo Imana ikiranuka Imana yera yazi igaturana natwe igatura muri twebwe kubera iyi mpamvu iki gihuru Imana reka dusome umve David yego Uhoraho Imana abonye Musa yegereye igihuru yegereye igihuru amuhamagarira muri icyo ati ye Musa we aritaba ati karame Uhoraho amubwira ati nturengaho kuramo inkweto kuko uhagaze ahantu nitoranyirije yego umvise hano muri ino biriya ko ntavuze cyangwa se kuko uhagaze ahera ahantu nitoranyirije yego ni ukuvuga mu yandi magambo
kuki abantu bashaka guhakana ibintu Imana yatoranyije ngibyo sikwemeze yego nubwo reka tumba nkubwire nubwo abisirayeli bagaragaraga nk'abari mu buretwa bwo muri Egiputa yego ariko reka nkubwire Imana ari cyo afitiye isezerano kandi Imana yari iri muri bo Muna nubwo bagaragara yuko bamaze gutabwa nyamara Imana yari itarabata ikindi kintu David tugomba kumenya Imana yabonetse mu gihuru hagati yego ntabwo ari inyuma ntabwo ari inyuma ni ukuvuga ngo inyuma iki kintu abantu bacyumve reka nongere nsome uno murongo kugira ngo babyumve umurongo wa gatatu Mose aribwira ati reka ntambike ndebere ishyano riguye menye igituma igihuru kidakongoka Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru niba Imana iri hagati ikiri inyuma ni iki kiri inyuma urumva ari iki ni igihuru ikibazo rero aba inyoko muntu natwe ubwacu hari ukuntu dushaka kugira ngo turebe kugira ngo igihuru kibe imbere Imana ibinyuma ishwe ntago ari uko ibyo bintu biteye ahubwo Imana irimwe imbere yego noneho igihuru kiri inyuma icyo bikora Imana igahamagarira inyoko muntu irimwe imbere mu gihuru rero ibi bintu ukuntu biteye ikintu cy'ingenzi dukwiriye kumva ni uko ikigomba guhinduka hirya y'ibyo yego Kristo abonetse hano mu isi yego mbese atuzaniye ubugingo aragenda ajya kwa Mariya siko yemeze yego ariko umuntu ashaka kubaza hagati y'igihuru n'umuriro habanza iki mbese ushaka ujya mu buzima busanzwe yego ushaka gucana habanza igihuru umuntu abanza gutashya igihuru umuriro ukaza nyuma igihuru cyarabonetse yego Kristo noneho ubugingo bw'Imana bumanukira muri Mariya ngibyo ibintu ukuntu byagenze yego noneho uwabonaga Kristo bakavuga ati reka ntabwo Mariya ntabwo yakomoka kwa Mariya yego kubera yuko habanje igihuru habanje umuntu ugaragara noneho ntibemere yuko ikintu cyaturutse mu gihuru cyaba ari Imana rwose Kristo rero yavuga ati ibyiza nuko ngenda burya ari cyo yavugaga yavuga ati amaso yanyu areba igihuru yego mbese areba inyoko muntu mbese uyu mubiri nambaye yego ibyiza rero nuko nagenda ntimwongere kwibwira yuko nkikingirijwe n'iki ntikingirijwe n'igihuru nubwo rero twebwe ubundi abise dore ibintu ukuntu byari biteye abigishwa bashakaga kureba Yesu nk'umubiri ariko Yesu we ntabwo ariko yabishakaga ahubwo Yesu yashakaga ko ababamo hagati Yesu yashakaga ko ababamo binyuze mu mwuka wera kuko mwuka wera we ntabwo yagaragaraga Imana ntabwo ishaka ko twiringira ibigaragara inyuma ahubwo irashaka ko twigaragara ikiri imbere kandi yitura imbere niyo mpamvu birimo iratwereka ko Imana yari iri hagati mu gihuru Alexi none reka dukomeze tuvuga kuri iki kintu nyuma y'uko Imana imubwira ati hagarara ni ukuvuga ngo niba dufite rwose umugambi wo gushaka kugenzura ngo twibaze uburyo Imana ishobora gutura mu muntu w'umunyabyaha umuntu agakomeza kuba ari umuntu ufite kamere y'icyaha n'Imana igakomeza kubimutuyemo ntiyitandukanye nawe cyangwa ngo imukureho Imana yatubwira iti muhagarare kujya muri ubwo bushakashatsi ntacyo bwabamarira icya kabiri rero iramubwira iti kwetura inkweto zawe kuko uhagaze arahera ubundi reka ngwire David yego Imana ni igitangaza gikomeye yego kubona Imana iza nk'umuriro ikaba mu gihuru mu yandi magambo ubundi gukiranuka kw'Imana kwagize gute kwakatumazeho yego sikwemeze yego ariko Imana hari ubundi buryo yagize gute kubw'ubuntu bwayo yaturanye natwe turi abanyabyaha nayo ari ugukiranuka kandi twese tubanaho turi bazima ngiki kintu gikomeye cyane icya kabiri rero nyuma yo guhagarara kwetura inkweto zawe Bibiliya ikavuga iti muri Zaburi ikavuga iti ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye kandi ijambo ryawe ni umucyo umurikira inzira zanjye muri iriya somo irimo irakoresha ibirenge nk'ibitekerezo kuko ijambo ntago rimurikira ibirenge ahubwo rimurikira ibitekerezo byacu uyereka kugira ngo mbigusobanure neza kugira ngo ubyumve neza yego ubundi ubu ngubu ahantu wagera utagejeje ibirenge jya kuri university butaraho wiga yego uzigejeje ibirenge ubu nagezeyo ariko ugezeyo nta birenge ugejejeyo nagezeyo ubu ndimo ndareba mu cyumba nararagamo ndimo ndareba mu ishuri nigiragamo kandi nta birenge bihari yego nagezeyo nte rero ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari ikibazo cyo kuba twakwambara ku birenge ijambo ry'Imana ahubwo ni uburyo bw'intekerezo yego ukurikije rero iri somo intekerezo zacu ubundi ziriho inkweto rero ni iki inkweto ni igikoresho umuntu akoresha kugira ngo arinde ibirenge inkweto yirinde ubwandure noneho ubwandure bwari kujya ku nkweto bwari kujya ku birenge bukajya ku nkweto mu yandi magambo Mose yarahagaze hariya
yambaye imyumvire yanduye. yego Ni ukuvuga ngo rero no kwetura inkweto zawe, kuramo vanamo iyo myumvire. iyo myumvire ufite yuko iyo igihuru gihuye n'umuriro igihuru kigomba gushya, cyangwa se umuriro ntuturane n'igihuru kugira ngo igihuru kigumeho. Kuramo izo nkweto, kubera ko imyumvire ugezemo ni imyumvire yera. Imyumvire yera y'Imana rero nuko turi igihuru, ariko ntibibuza Imana kuduturamo, tugakomeza kuba igihuru ariko Imana ikakomeza kuduturamo. Nyamuna Alexis, kwetura inkweto zawe kwa uhagaze ari ahera. Oya rwose nazi kwetuye kugira ngo ndebe igihuru cyaka kandi umuriro utagikongora. Buri muntu wese arebe amenye rwose ahigira iryo hishukirwa. Dore rero ukuntu ibintu biteye. Nubwo David rwose ndi igihuru ndetse cyuzuyemo amahwa, ariko ntibinavuze ko umuriro w'Imana utagurumanira muri jewe. Umurimo w'Imana urimo uragurumanira muri jewe nubwo ndi igihuru cyuzuyemo amahwa. Reka yego, hari uburyo abantu babyumva bakavuga ati reka data gese ndi amahwa. Muri Maraki bijya bava umwiza wo muri bo. Yego, ameze nk'iki? Nk'uruzitiro rw'amahwa. Oya, ameze nk'amahwa. Yego, ahubwo urushaho kuba mwiza. Mu yandi magambo, hari ukuntu abantu ubwiza bwacu dufite. Yego, uko turushaho kugenda tugira ubwiza twakomoye ku bagore n'izindi nyigisho twagiye twakira. Abagore ngira ngo abantu bumva aho werekeje mu cyigisho cyane mugoroba. Yego, hari ukuntu bibwira yuko ubwiza uko tuzamura ubwo bwiza Imana ikurushaho kutubona, ahubwo twarushaho guhanda. Urushaho kuba mwiza nawe amera nk'uruzitiro rw'amahwa. Ntabwo ari amahwa, ni uruzitiro. Reka rero tugane ku musozo w'iki cyigisho mvuga akantu kanyuma. Iyo tugeze guhera ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 12 aho tutari busome kubera ko igihe cyagiye, tubona Imana ibwira Mose iti haguruka ugende. Mose akavuga ati none se nagenda nte? Bakwizera gute ko ari wowe wantumye? Igihe Mose yari yuzuye ubwenge bw'abantu n'imbaraga z'abantu, yumvaga ari igikoresho cyiza cy'Imana. Ariko igihe yari yuzuye imbaraga z'Imana akumva Imana idakwiriye kumwemera. Nguko ibintu bimeze igihe twiyujujeho imbaraga zacu z'ubumuntu no gukiranuka kwacu n'ubunyangamugayo bwacu, tuba twumva ibyo bintu ari byo byatuma Imana itwemera, ariko Imana ntibyemere. Noneho igihe twageze ku rugero rw'Imana yishimira, igihe twageze kuri Kristo cyangwa se ku gakiza kabonerwa muri Kristo, ahubwo tukumva by'Imana itabyemera. Igihe Imana itemeraga ibya Mose, Mose we yumvaga yakwemerwa. Igihe noneho Imana yemeraga ibya Mose, Mose akumva ahubwo ari bwo adakwiriye. Mbese mu yandi magambo, yego, Yesu yabwiye ati igishyizwe hejuru imbere y'abantu ku Mana igicishwe bugufi. Yego, ndibuka Samweli amanutse agiye kwimika kwa Yesayi umwana umwami. Yego, arebye nk'abantu akurikije uburanga muri rya somo twabonye ryo muri mwene Siraki. Yego, arareba atari yabo rwose, nta wundi muntu wayobora ishyanga ry'Imana, nta wundi muntu rwose dukurikije uburanga n'uburebure bwe. Yego, kugeza ubwo Samweli yashushe nk'aho atabona uwasimbura Sawuli, ariko Imana yari imufite, ku buryo Imana izanye Dawidi ntabwo bamwemeye. Ari Sawuli, ari Yesayi, ari na Samweli bakurikije ubwenge bw'abantu. Mbese barebye kubigaragara. Ariko Imana iravuga iti abo bose nabagaye, ahubwo nitoranyirije undi mwana. Twebwe rero ntutureba kubigaragara, ahubwo tureba kutagira gute kubitagaragara. Tureba kubitagaragara. Kuko ibigaragara ari iby'abantu, naho ibitagaragara ni iby'Imana yacu. Reka ahari Alexis, ntekereza ko byaba byumvikanye. Reka duhe umwanya abantu abatwunganira n'abatubaza. Imana ikomeze kutubera umunezero. Message ni 0-750-28-49-43. Telefone ni 25-75-78-338. Reka dusangire ijambo. I'm gonna walk on streets of gold, live in that land and not grow old. Thank God for His grace. I'm gonna see my Jesus face, for love reached down and loved out. I'm a sinner saved by grace. Hello. Oui, muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Ibiganiro byanyu turabikunda cyane. Yego. Ariko turabasaba rwose bibashobokeye kuzabidushyirira ku masede tukajya tubikurikiraho, kuko urumva niba tubyumvishe gutya ntabwo byose tuba tubifashe, ariko umuntu yabashije kujya bisubiramo byamugirira umumaro. Yego, tuzabikora. Ayo masede mukaturangiraho abari kubikurikira. Yego, Kasana azagikora rwose. Sawa. Ngira ngo ahari twavuga no kuri icyo no umuntu atubwiye ari ibyigisho byatambutse byashyizwe ku masede, ahari wenda atarabibonye twamurangira uburyo yabibona, ndetse n'ibi ngibi nabyo bizashyirwa ku masede. Ndumva icyo ngicyo kizakorwa. Hello. Oui. Gatoya Diogene mu Gisayura. Yego.
ndabasuhuza cyane. Yego. Ubu nanjye nakwetuye inkweto zanjye rwose imyumvire nayiretse. Okay. Rwose Imana ibahe umugisha ayo masede muzayakore ku buryo azatugeraho. Yego. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. For love reached down and love found. I'm a sinner saved by grace. Hello. Nyamuneka gabanya radio yawe. Hello? 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 Ndishimye cyane. Yego. Kuko nanjye inkweto nazikwetuye. Yego. Kandi nkaba mbonye ko Imana igomba gutura muri nge igihuru kikiriho. Yego. Ni Gasana Majaruguru. Yego Gasana. Gasana aho. Yagiye. Bon, hari message. Mishazi reka nzisome iravuga ngo ubushize mwavuze ko umuriro ari uburakari bw'Imana none muvuze ari Imana itura muri twe cyangwa se Imana muri twe. Bon, iki kintu ngira ngo ndumva ari ikintu cyoroshye cyane. Ikintu twavuze hano tureba ko Bibiliya iki gitabo turimo turiga cya Mose ngira ngo niba n'umuvandimwe yarakurikiye dutangira muri introduction ni igitabo gikoreshwa nk'ibishushanyo. Ibishushanyo rero nkuko twagiye tubira mu masomo kenshi byagiye bishushanya ibintu byinshi bitandukanye. Ndamuha urugero. Mose turimo turamubona hangaha arimo arageranya imyumvire y'inyoko muntu yose. Mose twamubonye ari igishushanyo cya Kristo. Mose twongera kumubona Imana imwita Imana none hari igishushanyo cy'Imana nk'Imana data. Reka mu rundi rugero rworoshye. Tuzabona Kanani. Nani mu butayu. Mu butayu tuzabona nk'ahantu heza ho guhungishirizwa abana b'Imana bakurwa muri Egiputa bajyanwa mu butayu. Twongere tubone mu butayu ari ahantu habi abana b'Imana bakwiriye gukurwa bajyana i Kanani. Ngira ngo rero nta kibazo ibintu bikwiriye kumutera kuko arimo arabona ko ingero nyinshi zigenda zifata ibishushanyo bitandukanye. Kandi hirya y'ibyo yego ririya ryari torero ryo mu butayu. Yego. Siko imeze? Yego. Ariko ntabwo viziyo y'Imana ntabwo ari igarukira. Yego. Cyo dushaka gucamo umugambi w'Imana mo kabiri. Umugambi w'Imana ni ukuzacyura itorero muri Yerusalemu nshya. Yego. Iyo tuvuze Yerusalemu nshya ntabwo ari amazu, ntabwo ari ibiryo bizaharirirwa, si igihugu cy'amata n'ubuki, ahubwo ni igihugu kizaturwamo n'abantu badafite igihuru gifite amahoro. Yego. Mbese mu magambo umugambi w'Imana uzaba ugezweho nyirizina nubwo butwibara nkaho warangiye uwo mugambi. Yego. Igihe kizagera ariko tubone ukuri ko Imana yavugaga. Urakoze cyane. Hano hari umuntu umbaje wenda ambaje ikibazo kuri telefone yanjye bwite. Akabaza ati none se ko mbona Mose ahubwo ari we gihuru. Ubundi Mose n'igihuru turabitandukaniriza. Iririya somo ryatweretse neza uburyo Mose yabaye igishushanyo cy'imyumvire y'abantu bose. Uko rero Imana ubundi Mose nawe ni igihuru nkuko nanjye ndi igihuru. Mose ariko yabaye igishushanyo cy'imyumvire muri rusange. Imana ikamwereka ko igiye kumukoresha nubwo ari umuntu udatunganye ikamwereka ko ugiye kumukoresha. Ariko Mose ntabyumve. Nkuko nanone Imana yanyuraga mu gihuru niko Mose yari umuntu udatunganye. Tuzabona mu bice byo hirya Mose yahise yigaragaza nk'umuntu udatunganye pe, umunyaminwa yanduye, umuntu udafite imbaraga. Ariko nubwo yarameze gutyo Imana ikamubwira iti "Jye nzabana nawe." Imana yari iramwigisha uburyo izamukoresha adatunganye. Uko niko natwe Imana idukoreramo tudatunganye. Ariko Mose nanone yatubereye urugero rwiza rw'imyumvire y'uburyo Imana ishaka kudukoresha nubwo twaba tudatunganye, ariko tukavuga tutoya kugira ngo dukoreshe no kubanza ugatunganya imibiri yacu. Ngira ngo iki kintu uyu mugenzi wacu tubaje ni ikibazo cyiza cyane. Tubwire n'abantu bashaka kurunguruka. Yego. Reka turunguruke bariya bitabera nibarunguruka bazabona igihuru. Oya niyirebe ubundi natwe ni nka gutyo tumeze. Niyirebe natwe arita tubona. Indi message. Yego. Iravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Irya somo muri Yohana bidase mututu. Yego. Kandi ngo intwani zivugishamwe imbaraga. Reka nanjye nibarize bidase niba ari kunyakira amajwi. Yego. Ni imbaraga zandi. Nge ndemera ko rwose ubwami bw'Imana rwose bugishwamo imbaraga. Ariko ni izande. Alexi. Ntabwo ari izacu ni iza Kristo. Alexi, ntekereza ko iki kintu hari wenda bagenzi bacu mu byigisho byatambutse bakivuzeho. Ariko wenda ashobora kuba atarakurikiye cyangwa se wenda atarabyumvishe neza cyangwa se wenda afite n'ukundi kuntu yabyumva yatwunganira. Gusa ntago iki kibazo duhita tugitinda akanya kubera umwanya dufite. Gusa kimwe cyo nge namubwira. Yego. Ntabwo turi bugitindeho. Ariko izo mbaraga ntabwo ari ize. Izo mbaraga ni imbaraga zakozwe n'iby'Imana. Azarebe neza kiriya gitekerezo berekezaga ko ari guhera ku gihe cya Yohana Umubatiza kugeza none. Ariko ntabwo byavuzwe nka none y'uno munsi ahubwo yavuzwe nka none yo mu gihe cya Yesu. Kuko Yesu yarimo aravuga ati
ni Yesu wabivugaga avuga ati guhera mu gihe cya Yohana Umubatiza. Iyo ashaka kuvuga biki gihe ari kuvuga kugeza iteka ryose, ahubwo avugaga none guhera kuri Yohana Umubatiza kugeza kuri Yesu. Ngira ngo icyo kintu ahereye kuri aha urumva icyerekezo ntago turi bubone umwanya wo kugitinda. Reka tukihorere niba nafite n'imbaraga nazishyiremo. Nabo ngabo bazishyizemo ba mbere ya Yohana Umubatiza ntabwo aricyo cyatumaga bajyanwamo. Yego. Umwiza muri mwe ameze nk'uruzitiro rw'amahwa bibahe. Umwiza muri mwe aba nk'uruzitiro rw'amahwa. Alex, iryo somo ushobora kurimushakira. Busubiza n'izindi message ndari. Yego. Yesaya ati mbonye ishyano ndapfuye kuko mbonye Imana. Adamu na Eva bumva imirindi y'Imana bahunga bava mu bihuru yabashyizemo bajya mu bihuru bihitiyemo. Ni Kamanzi Iburasirazuba. Arakoze cyane Kamanzi. Hari indi message muziko yego aravuga ati muziko izi nyigisho yaba bishoboka maze abapasiteri bacu n'abarimu bakaba bazikurikirana, ibi byababera impuguro zikomeye. Murakoze. Bon, uriya ni igitekerezo duhaye. Katwakira izindi telefone. Yesu ni uzaba umuyobozi wacu, tuzabona imyanya mu ngoma ye y'ubwami, bizaba ari ibirori bikomeye. Hello. Hello, mwiriweho neza. Ni Justin ntuye Bugesera ku Ruhuha. Yego Justin. Ni Alex, muraho neza? Mukomere cyane Jesse. Ndanezerewe cyane ikiganiro cyanyu nagikurikiye. Yego. Cyane ndanezezwa n'ukuntu muri kugira urugero ruri kuzamuka hejuru. Yego. Cyane mwigeze kiriya cyigisho cya Aburahamu n'urubyaro. Yego. Byaranejeje koko umwana wa Aburahamu ntabwo ari Isaka. Yego. Aho kuko umubiri yari uw'umubiri nyine. Uwisezerano yari uwisezerano. Yego. Byaratunejeje cyane. Kandi ibi byigisho turabikurikira mukomerezaho kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose. Yego Justin. Biranejeje cyane kandi ku byerekeranye n'icyigisho cy'uno munsi cya Mose n'igihuru. Nibyo rwose koko muri kwinjira kure mu mwuka ahantu hakomeye. Yego. Ndabona tuziga ibyigisho bikomeye mu gihe kiri imbere. Murakoze cyane rwose, Imana ikomeze kubahera no kubungura ubwenge n'imbaraga zo gukora uyu murimo. Murakoze Justin. Saba murakoze. Bizaba ari ibirori bikomeye, tuzabina intsinzi turangije urugamba. Yesu ni uzaba ari umuyobozi wacu, tuzabona imyanya mu ngoma ye y'ubwami. Bizaba ari ibirori bikomeye, tuzabina intsinzi turangije. Hello. Muraho neza. Ni Mutagatifu Mariko Kundiza. Yego Mutagatifu Mariko. Murakomeze. Umva turashima Imana. No kuri twe gushima Imana nuko bamwe batari basobanukirwa n'uburyo bashima Imana, ariko twe gushima Imana no kuri. Yego. Byinshi biradufasha cyane, byadufashije. Ubu ngubu rwose twe kwetura inkweto zacu, imyumvire yacu yose ikarangira. Tukabaho ku bwa Kristo. Ngibyo uko bimeze. Biranejeje cyane ku buryo kiragiye ariko si ubundi cyageze aho kirashya cyaragurije. Oya ni igihuru cyaka kidashya niko bimeze. Ubu rwose ntabwo kigeze gishya kabisa. Ntabwo kirashya. Ariko uzi ko bizagenda? Bizasoza noneho Imana ituye mu buturo ubwayo. Yafashije cyane no kuri. Mva Yesu ahimbazwe. Mukomereza rwose uwo mwuka utiyoboye twese ugumye kutiyobora mu izina rya Yesu. Yego. Murakoze cyane. Murakoze. Ririya somo umuvandimwe yatubazaga ndumva ndagira n'umuntu uri twandikiye kuri message ni muri Mika iki cya 7:4. Alex, ariko twarivuze mu mutwe. Hatagira rugira ngo rwose turahanga ku buryo tuba twabifasha mu mutwe. Si ibyo n'umuntu uri twohereje arakoze cyane katumushima. Bo
bon ntekereza ko dushobora gusoreza hano Alex. Turashoje mu kuri kandi tubwira abantu yuko ejo ntabwo ikiganiro kizakomeza ariko hazaba hariho n'abandi bantu bandi bavuga nabo iby'umwuka w'Imana, ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ngombwa kumva ngo wenda namajwi y'abakanaka, nge numva umwuka w'Imana ari kuri buri muntu wese ushobora kuza yemeye gucishwa kuvuga umwuka w'Imana. Ngira ngo ejo nkuko bakomeje kubibatangariza tuzahagarara ku munsi w'ejo gusa, tuzakomeza kuwa gatanu. Ku munsi w'ejo ngira ngo abantu mwakomeje kubyumva yuko hano hari ikiganiro mpaka radio yateguye kiganira ku ijambo ry'Imana, kubigisha batandukanye bigishiriza hano, bazaba baganira ku nsanganyamatsiko yitwa gukiranuka. Ntekereza ko Imana n'ubundi zakomeza kudushurira hamwe na bene data batandukanye. Reka tubifurize gukomeza kugira ijoro ryiza, kandi ejo nyine tuzaba turi kumwe. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, Imana yaduhaye umugisha. Amen, amen. Zabiza masasu cyangwa si zamaga